Tuguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro byacu kuri YouTube channel yitwa Truemen TV. Nimba ari ubwa mbere ndagusaba gukora subscribe, kibuka like and your comment kuko ni ingirakamaro. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku cyo twise bar bending schedule of column. Aha ni ukumenya umubare w'ibyuma tuzakenera muri column yacu. Hano dufite inzu igeretse kabiri ifite concrete cover ya milimetero 30, ikaba ifite ibyuma bitandatu bya 12, depth of foundation ni metero 1, plinth level ni 0.5 mm, thickness of slab ni 150 mm, tukagira height of floor ingana na metero 3, stirrups ifite umubyimba w'10 ifite space ya 200 mm center to center, na depth of footing irangana na 0.5. Aha tugiye kubanza dushake ibyuma biri main. Ibyuma biri main turabanza tushakishe uburebure bw'ino column yacu tuvuye aha hasi kuzamura kurinda ugejeje kuri slab yo hejuru. Cutting lengths turaza gufata aka gahuku kari aha ngaha tumanuke tuze duteranye n'akagoko ko hasi tuze kubona ko ariyo cutting lengths. Iyi cutting lengths yacu rero iraza kungana n'iyi plinth footing yacu ingana 0.5 duteranyijeho plinth foundation ingana na metero 1 duteranyijeho 0.5 plinth level duteranyijeho iyi floor height ya metero 3 dukubye kabiri kubera ko hari iyi ngiyi n'iyi ngiyi yo hejuru duteranyijeho slab thickness iyi ngiyi dukubyeho inshuro ebyiri kuko n'iyi ngiyi irahari, tuza gukuramo concrete cover iyi yo hejuru ndetse n'iyo hasi ari ingana na 0.30 dukuyemo ibi byuma bibiri biri aha hasi ya footing. Cutting lengths rero iraza kungana na 0.5. Iyi ngiyi niyo twise footing depth, duteranyijeho depth of foundation tugateranyaho 0.5 as plinth level plus kabiri dukubye inshuro 3. Iyi ni height of floor duteranyijeho kabiri dukubye 0.15. Iyi ni slab thickness dukuyemo kabiri dukubye 0.03. Iyi ngiyi ni concrete cover iyo hasi niyo hejuru dukuyemo 0.012. iyi ngiyi ni ibya byuma bibiri byo hasi ari byo ibi ngibi, ari iki ngiki kiri aha ndetse n'utu turimo hagati. Then duteranyijeho 50 dukubye 0.12. iyi ngiyi niyo twita overlap. Overlap bingana na 50D. D yacu rero ni 12 nibyo hano duteranyijeho 2 times 9D. iyi ngiyi niyo twita hook, twa tundi tubiri turimo turengaho hano hejuru nitwo tuza tugateranyaho. Ibi ngibi nituramuka tubiteranyije nibyo biraza kuduhereza cutting lengths. Iyi kabiri yavuye hehe? Ni 0.5 plus 1 plus 0.5. ibi nibyo byaduhaye kabiri. Iyi gatandatu yo yabonetse dufashe kabiri dukubye gatatu. Iyi ni floor height bifite 6 meter duteranyijeho 0.7 byavuye kuri slab thickness ari no kabiri twakubyeho 0.15 bibyara 0.7 minus 0.5
006, iyi ngiyi ni concrete cover iyo hejuru ndetse n'iyo hasi, minus 0.22, ibi ngibi ni bya byuma bibiri byabanjije hasi, plus 0.06, iyi ngiyi twavuze yuko ariyo bita overlap kuri column, then duteranyijeho 0.216, iyi ngiyi yo twavuze yuko ari hook length. Ibi rero nituramuka tubiteranyije nibyo biraza kuduhereza cutting length. Cutting length yacu iraza kuza ingana na 9.08. harakurikiraho rero icyo twita number of stirrups ni amayetiriye. Amayetiriye yacu afite 20 kuri 30. Tugiye kubanza tumenye ese uvuye aha kugera hano hasi kuri footing harangana gute. Nitumara kubona uko hangana turaza guhita tugabanya spacing iri hagati ya etiriye n'indi, duhite tubona umubare w'amayetiriye azakoreshwa kuri ino nyubako yacu. Uburebure rero kuza kububona naho butandukaniye n'ubwo kuri cutting length for main stirrups, aho icyo dukuramo zino huku, kuko zino huku zo ntabwo ziba zikenewe. Izi huku hamwe na overlap zo ntabwo tuzikeneye, ahubwo icyo dukeneye hano ni iki? Dukeneye kumenya uburebure bwo kuva aha ngaha ukaza ukagera hejuru hano, which means ubu burebure bwacu turaza kububona dufashe iyi footing depth plus this one 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 plus this one. Ibi ngibi biraza kuduhereza uburebure bw'aho amayetiriye yacu azagera gute, azajya. Then nitumara kubona uburebure bw'aho amayetiriye yacu azajya, niho turaza kugabanya spacing duteranyijeho rimwe, tukaza guhita tubona number of stirrups. Aha rero duteranyije za mezire zacu 0.5 plus 1 plus 0. This one plus this one plus this one biraza kurangira height ari 8.216 meter. Iyi niyo metero tugiye kugabanyaho spacing duteranyijeho rimwe, tuze kubona umubare w'ibyuma. Ubwo rero ibyuma byacu biraza kungana n'umunani n'ibice 216 tugabanyije 0 n'ibice 20 plus 1. Ibi biraza kuduhereza ko umubare w'ibyuma ari ibyuma 43. Ni ukuvuga ngo muri za metero zacu 8 na 216 kuzamura, aha hazajyamo etiriye 43. Tubonye etiriye 43, ariko ntabwo tuzi ngese etiriye imwe irangana na kangahe. Kugira ngo tubone rero zino etiriye ukuntu zingana, turabanza dushake perimeter, umuzenguruko w'iyi etiriye yacu yose, duteranyijeho hook length. Tuno tuntu twinjiramo imbere ni 2, dukuyemo bending rero hari iyi ngiyi ya bendinze kuri 90, ariyo ibingana na 2D, ari imwe hano, 2, 3 za bendinze kuri angle ya 90. Zino hook lengths zo rero ziba za bendinze kuri angle y'135. Izi 2 iyo za bendinze ku 135, uburebure bwabo buba bungana na 3D. Nibyo tugiye gukora hano. This is the formula for calculating the cutting length of stirrups, which is equal to perimeter plus 2 hooks minus 3 bend of 90 degree minus 2 bend at 135 degree bend. Ubwo rero ngiyi hano kabiri bracket 0.14 plus 0.24
This is the perimeter of stirrups. Izi ushobora kwibaza ngo ibi byavuye he? Ni ukuvuga ngo twari dufite 20 aribyo bingana na 0.2 mita, tuza gukuramo concrete cover ku mpande zombi, tuza gukuramo tu concrete cover aha ndetse n'aha ngaha aribyo bingana na 0.0 mita, n'uru ruhande 0.0 mita, tukaza kubikura muri metero 0.2, tukaza gusigarana 0.14. naho ku ruhande rufite metero 0.3 naho turaza gukuramo 0.06 as concrete cover, dusigarane 2.4 mita. Ibi rero nibyo biza kuduhereza perimeter. Duteranyijeho 2 hook iyo ariyo ingana na 9D. D yacu rero kuri stirrups ni 10 mm, nitubijyana mu ntuza muri mita biraza kungana na 0.01 minus 3 bend of 90 degrees, ngibi hano minus 3 bend 3D ariyo ingana n'135 bend. Ubwo rero cutting length yacu iraza kungana na 0.76 plus 0.18 minus 0.06 minus 0.06. Ibi byose nitubiteranya biraza kuduhereza cutting length yacu ingana na 0.83 meter as length of cutting of steel bar. Aha rero wamaje kubona cutting length yacu kingana na 0.83 mita kuri stirrups. Umubare wabyo twamaje kubona yuko ari 43. Then ibyuma byacu birebire aribyo twise main ni ibyuma 6, aho icyuma kimwe twabonye ko gifite metero 9.8. Ikiba gikurikiyeho rero ni iki? Ni ukuzuza agafomu kacu gahita kabikugaragariza neza mu buryo. Agatebo kacu rero nk'uko mubibona hejuru karatangizwa n'icyo bita bar shape. Kuri bar shape twari dufiteho ko ari main bar ndetse na stirrups, hagakurikiraho diameter of bar, dufite n'ibyuma bya 12 ndetse n'icyuma cy'10. Hakazaho number of bar, ku byuma binini dufiteho ibyuma 6, mu gihe kuri stirrups zo ari 43. Cutting length ku byuma biri main twabonye yuko bifite metero 9.08, mu gihe ekiriye zacu zo zifite metero ya 0.83, which means the length of bar, uburebure bw'ibyuma tuzakenera bwacu buraza kungana n'9 dukubye ibyuma 6. Tuze kubona ko ibyuma byacu binini bifite diameter ya 12 bizaba bifite uburebure bwa metero 54.48. Ibi ni byo byuma tuzakenera uburebure. Nitujya ku isoko rero, nitujya ku isoko tuzagura ibyuma 5 bifite metero 12. Ibi byuma byacu bizadukorera iriya koramu yacu twabonye. Niho tuzagura ibyuma 5 bifite uburebure bwa metero 12, tuzakatamo ubuce 54 bwo gushyira kuri koramu. Ibi ni ibyuma binini. Naho ibyuma bitoya byo tuzagura ibyuma 3 byonyine, tuzakatamo uduce 42, aho agace kamwe kazajya karaba gafite metero 0.82. Ibi ngibi nitujya ku isoko bizadukorera icyubakwa cyacu kandi tunasagure.
Murakoze cyane rero kudukurikirana. Iyi yari Trumen TV izajya ikugezaho ibiganiro, gusesengura imikomerere n'imiterere by'inyubako, amakuru anyuranye yo mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndetse n'inama. Urabona ko uyu munsi twize ukuntu washaka ibyuma wakwifashisha urimo gukora inyubako yawe. Murakoze rero, ndabashimiye. Ciao ciao. Like, share and comment is necessary for our YouTube channel. Then see you next time. Imana ibarinde. Ciao ciao.